indangamuntu izaba itandukanye kuko izahabwa abantu bose, izahabwa kuva umuntu akivuka kugeza ubuzima bwe bwose, kandi ikoze mu buryo bw'ikorana. Ni nabyo byatumye hari izifungwa mu mwaka ushize, hakaba hari n'izo zagiye zigaragaramo ibindi bibazo byo kutubahiriza gahunda za leta. Hari imiryango ishingiye ku myemerere n'amadini atemera gahunda za leta nko gukingira, gahunda yo gukingira ukabona barayamaganye. Sinigeze ndwara malaria, sinigeze ndwara indi ndwara, ni umugongo gusa, hahora ndwaye umutwe, ndandagurika mu menyo, uburyo n'ubuha mu menyo, niyo ndya karindazi. Amenyo nuko nagira gutya mukagira ngo ndabatutse. Naho ubu nta ryinyo ngira tutungutu twahangaha, nitwe mfite twonyine. Byatewe n'iki? Byatewe n'inkingo. Nta kindi kintu cyandanguje amenyo. Subwo nizo mu buhe mwaka mama? Abandi bashaje bahora bameze neza, ukabona barakomeye kandi ari abakecuru, ariko jewe ubuzima bwaranze. Mama, ubwo izo nkingo nizo mu buhe mwaka? N'igihe mugiga yari yarateye. Wowe mugiga nta nubwo yize. Yafataga ibikanu bikamera bitya, waba utinze kujya kwivuza, ukabura pfuye cyangwa watinda no kwiyokesha, bakakotsa no mu ibikanu byose bakabyotsa, ukabura pfuye. Waba ukize rero ukavuga uti ncitse ku icumu, bankingira, bamukingira, ubwo yagira ubuzima, akagira ubuzima bwiza. Atagira ubuzima, udafite ubuzima, ubwo nyine akamenya ko ari ikimuga. Mama, izo nkingo se ko ari iza kera? Ni iza Ko kera. ntaho zihuriye n'urwacu turi gukingira abaturage. None se zose si inkingo. Ari mugiga, ari n'ibindi byafataga mu mavi, bitaga bufuni. Ariko iyo bufuni yo wajyaga kwicara ntubashe kuhina, yarafataga mu mavi. Indi rero niyo yiyo mugiga yateye, ariyo bakingiye, ari no nanjye nakingiwe. Avuga nti kuva mbaye gutyo nkaba mbonye ndokotse, nta rundi rukingo ruzongera kunjaho cyangwa urushinge rwa malaria. Ntabwo nterwa urushinge, ntabwo ndwara malaria. Umugongo nkumva, umugongo nagira gutya bikanga, nagira bitya bikanga. Kandi ubwo mbere nuko nari mfite mama akanterura akegura. None umwana uzanyegura akanyegura buri munsi, ninde uzanyishingira? Ko tugiye kugukingira se tukakwitaho, tukazakurekura ubibona ko twakwitaye. Ubuzima bw'undi umuntu niwe wimenye. Mama, reka tugukingire, hanyuma tunakwiteho. Nzirinda, nta muntu nzegera, nta n'uwo nzahereza ikintu, nta n'uwo nzaramutse. Nzahora mfite agapfukamunwa, ariko ntabwo naba narabaye gutya ngo mvuge ngo ngiye kongera kwiteza izindi. Narakotse mbura amenyo hejuru yazo, none ngo nongere mfate izindi. N'utwaye dusigayemo duhita duhubukamo. Ubu se nahekenya agasheke nk'abandi. Ubusa sisekura mu isekuru nkakamura nkanywa agasukari kavuye mu mwimerere w'igisheke. Ubusa nanze kuba narya nk'abandi. Mama Mukama, sinakwemereye ko nzakurwaza neza. Hari abagaragajwe ko bafungiwe kubera impamvu nyinshi. Hari abafungiwe si ugufungwa na prayer houses gusa, bambuwe ubuzima bw'agatozi, bagahita bimura ibikorwa byabo online. Bazi yuko aho ngaho wenda ari ahantu ubutabera cyangwa amategeko atabageraho, ariko bageraho. Ntago ari ibikorwa byemewe, kandi turi kubihagurukira ku buryo nabo bagendera ari abemerewe gukora, navuga by'amadini byo kubwiriza online, bakabikora mu buryo bwemewe n'amategeko n'amabwiriza. Ariko abandi batemerewe nabo bakabihagarika. Kugira ngo reke ibintu by'ubutinganyi. Jewe ntago nagiye mu butinganyi ngo nuko ngo mfite icyo ndi kubushakamo. Ni hormone zinyongoza kubijyamo. Kandi ikindi sibyo ntawe mbishishikariza, nta nubwo ubutinganyi ari byiza. Ugiye baguca amafirira akabuno bakakarangaza bakagapanura, ukazasigara winera ku muhanda. Yego. Ntawe mbishishikariza rero ko nta mafaranga ngiye baho wamagwa gura ubuzima bwanjye ngo ngiye ngo ndeke ubutinganyi cyangwa ngo bugumemo. Sibyo mbikora mbikunze byishimiye. Ndi umuhungu ariko ndarongorwa. N'abandi bagabo bagenzi banjye duhuje igitsina barakurongora. Ndarongorwa. Guys, haraka nari naraberetse ejo bundi muteraho commentaire, ako I think ntabwo nakaberetse neza. Ndi fier yabyo rwose, ndabyishimiye, nishimiye kandi icyo ndicyo. Ngira ngo murabibona anambara nk'abakobwa ariko nta mabere nshyiramo, kuko nabankunda basiko ndi umuhungu. Okay. Byo ndi mwamenyanye gute?
yewe ndumva byumvikana nk'aho bidusaba ikiguzi kirenze icyo dushoboye kwishyura. Ariko mu isomo rya 21 harimo ikibazo kibaza n'iki wakora igihe uhuye n'ibyo bintu ku murimo, kubera yuko abantu twebwe tugiye guhita tujya mu cyiciro kidakenewe ku murimo, kandi ibyo bisobanuye yuko tudashoboye kubaho igihe kirekire, imyaka 60, 70, 80 n'indi nk'ibyo ngibyo. Reka tuvuge wenda nko mu myaka 10 ko bizaba byaramaze kugera mu isi. Mbese utekereza ko ari ubuhe bushobozi kiremwa muntu kiraba gifite mu ivugurura? Icyo ni ikibazo cy'ingenzi cyane. Hari icyo dukeneye kubikoraho ku bijyanye no kudapfa, kubera ko tudafite kudapfa nabwo turakomeza twerekeze mu cyerekezo. Nubwo byaba ari ukumara imyaka y'ubuzima nk'uko iri wenda imyaka 80, ariko buri myaka 10 uzajya ufite ikibazo n'ubundi. Kandi kimwe mu bintu abantu batamenya ku bijyanye n'ubwenge bw'ubukorano cyangwa se n'impinduramatwara mu by'ikoranabuhanga, batekereza yuko nk'igihe kimwe tugiye kuba dufite impinduramatwara mu bijyanye n'ubwenge bw'ubukorano muri 2025. Hazaba hari abashoferi benshi, abaganga benshi, ndetse n'abantu benshi bazabura akazi kabo, ndetse habeho imyaka myinshi ikomeye cyane yo kongeramo wenda. Kandi mu by'ukuri hazajya haba hariho ubusumbane bw'isi nshya y'ubwenge bw'ubukorano, kandi bitarimo uburinganire. Kandi ibi bizaba ari ibintu bidakunzwe cyane, kubera ko nta muntu n'umwe dufite ushobora gukora ku rwego rukomeye nk'urw'ubwenge bw'ubukorano. Nshuti bavandimwe bakundwa bene data, mwebwe mukunda ijambo ry'Imana ndetse mukaba mukunda no kuritega amatwi, reka mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu bwe bwa bundi agirira umunyabyaha akamubabarira ku buntu, amahoro mahoro atanga iyo umunyabyaha amaze kwiyunga nawe, nibibuzure mu izina rya Yesu. Mbere yuko twinjira mu nsanganyamatsiko yacu, hagiye gukurikiraho ikimenyetso cy'inyamaswa. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Iki ni ikintu abantu benshi batinya, ndetse yaba ari umusambanyi, yaba ari umusinzi, yaba ari umwicanyi. Abenshi mubize iby'ukuntu abantu bo mu minsi y'imperuka cyangwa se igisekuru kizabaho cyanyuma mu isi ko kizakira ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi kuzakira icyo kimenyetso cy'inyamaswa bikazaba bisobanuye yuko uzerekeza mu muriro w'iteka ryose, ndetse ukaribwa n'ibyago 7, ukarya ku mujinya w'Imana. Abantu benshi ngira ngo barabitinya. Rero nicyo kigiye gukurikiraho. Mbese ikimenyetso cy'inyamaswa kibanzirizwa n'iki mbere yuko cyo kijyaho? Mbere yuko tubyinjiramo neza, ndi kugira ngo tubanze twibuke Zaburi ya 2 mbere yuko twiyambaza Imana. Iravuga ngo niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo, n'amoko yatekereje iki by'ubusa. Abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatware bagiriye Uwiteka n'uwo yasize bati, reka tuvunagura ibyo batubohesheje, ducagagura ingoyi batubohesheje. Ariko amagambo ari aho ku murongo ukurikiye aravuga ngo ihora yicaye mu ijuru izabaseka, kandi umwami Imana izabakoba, ibatinyisha uburakari bwayo bwinshi. Amagambo akurikira aravuga ngo ndavuga rya tegeko ni Uwiteka yarambwiye ngo uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye. Noneho mwabami mwe, nimwemere kwiga, mwabacamanza mwe zabo mu isi, nimwemere mugire ubwenge. Ndavuga rya tegeko ni Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye, nsaba nzaguha amahanga ngo yategeke n'amoko nyine kugira ngo abe umwandu. Nuko rero mwabami bo mu isi mwe nimukorere Uwiteka mudatinya, kandi mwicishije bugufi musoma urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira ze, hahirwa abamuhungiraho. Ndikumva nyinyuzemo mu mutwe n'ayo magambo agize iyo Zaburi, ariko tugiye kuyitindaho noneho tuze kuyivuga dusoma, tudakurikiranya amagambo uko adakurikirana. Reka rero mbasabe ducishwe bugufi mu mutima dusenga Imana. Uwiteka Imana ikomeye, urakoze cyane, utugiriye neza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe rifite ubushobozi bwo kurema kuko niryo waremesheje isi. Ijambo ryawe niryo wakoresheje mu ijambo rimwe isi y'abatubaha Imana bo kwa Nowa ikarimbuka. Ijambo ryawe rega niryo wakoresheje isi y'Isodomu n'i Gomora igashiraho. Ijambo ryawe niryo wakoresheje nuko abatubaha Imana bo mu gihe cy'i Yerusalemu, niryo wakoresheje. Ijambo ryawe niryo ukoresha urema umuntu kuko niryo waremesheje umuntu wa mbere. Niryo kandi ukoresha ukura umuntu mu rupfu umujyana mu bugingo. Ijambo ryawe rifite ubushobozi rero n'amagufa kuyasubizamo ubugingo. Turakwinginze mwami kugira ngo duhe gucira bugufi ijambo ryawe, kugira ngo ryongere kuturema bundi bushya. Ngaho rero uyu mwanya tugiye gutanga turyumva,
turagusabye kugira ngo ube umwanya mwiza wo kuturema no kutugira abantu bashyitsi bo muri Kristo Yesu, mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bakundwa, hagiye gukurikiraho ikimenyetso cy'inyamaswa. Mbese iryo jambo rivuga ngo hagiye gukurikiraho, ubundi hari ikiba cyabanje. Kuva 2020 twabonye impinduka zigiye zitandukanye, ndetse ibyahishuwe igice cya 13 cyari cyaravuze izo mpinduka uko zizaba. Icyo gice cya 13 gisobanura neza uburyo hari igitero kigomba guhagarara imbere y'umuturage wese utuye mu isi, ukomeye, uworoheje, imbata, umudendezo, umukire cyangwa umukene. Ngira ngo iyaba abantu bari kumva iki kintu bari bazi ko amatwi yabo bayateze igice cya 13 cy'ibyahishuwe, iyaba mwari muzi yuko amaso yanyu muri kuyahanga kuri iki cyigisho muteze amatwi, muri kuyahanga ku byahishuwe igice cya 13, mwagaciye bugufi mukiyoroshya, kuko umurongo wa 16 w'icyo gice wo uravuga ngo itera bose, aboroheje n'abakomeye, imbata, ab'umudendezo, abatunzi n'abakene. Yemwe kageraho kivuga umurongo wa 17 ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura, gutunda, keretse gusa afite cya kintu turi kuganiraho, afite izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo cyangwa se ikimenyetso cyayo. Ariko hepfo hakavuga umurongo wa 18 ngo aho niho ubwenge buri, ufite ubwenge aba ari uwo mubare w'iyo nyamaswa. Ntabwo bagaruka ku kimenyetso, bahita bigarukira ku mubare, ko ari ufite ubwenge ari wo yabara. None icyo gihe twagerageje gukora uko dushoboye, induru turazivuza, abadogiteri bakora uko bashoboye, ndetse abari babifite mu nshingano bamwe bagenda bakoraho, abaperezida bakoraho, ba Magufuli bagiye bakora aho bageraga. Imana ibaha umugisha, ndetse tujya tunyuzamo tukabakurira ingofero. Ariko rero isi yacu yerekeje mu kandi kaga, nabyo twagerageje tubikoraho, tugaragariza abantu ko isi igiye kurimbuka. Yesu yari yarabwirije ibimenyetso muri Matayo 24, ngira ngo twebwe iyo twiga ibyahanuwe cyangwa se iyo twiga ijambo ry'Imana tubanza turireba mu buryo butatu. Icya mbere mu buryo bw'amateka, ubwo tuvuze isezerano rya kera. Icya kabiri mu buryo bw'ubuhanuzi, ubwo n'ibizaba mu gihe kizaza, ubwo ni mu isezerano rishya. Ariko hakaza mediateur cyangwa se insangano cyangwa se centre y'ibyo twigisha. Centre yabyo ni Yesu Kristo. Ubwo bivuze ubutumwa bune: Matayo, Luka, Yohana ndetse na Mariko, niyo centre y'ubwo butumwa. Ubwo bivuze amagambo yavuye mu kanwa k'umwami Yesu, shebuja w'abahanuzi, shebuja w'abakurambere, shebuja w'abami, shebuja w'abandi bavuze ibyahanuwe. Tureba icyo yabivuzeho, kuko bose bagomba kuba source y'ibyo bigisha cyangwa se ibyo bahanuwe, babikura ku wabyigishije ari we Yesu Kristo. None ibyo turi kuvuga, Yesu Kristo yabivuzeho iki muri Matayo 24? Yavuze iby'i Sodomu n'i Gomora, yuko mbere yuko agaruka abantu bazabanza bakimika ubutinganyi. Ese ubutinganyi ntabwo mwabonye? Umurongo wa 38 w'icyo gice cya 24. Ndajya nshyiraho buri kintu cyose, nshyiraho igihamya kugira ngo tubijyane. Reba ubutinganyi. Muswe onododiye yewe ndatingana cyane ku rwego rw'ibyo n'ubu tuvugana ushobora kuma abatinganyi batanu bose nkabazenguruka. Yesu Kristo. Biri serious. Ibyo nkubwira ni serious. Mwana, umuntu w'umugabo umara ubuzima bwawe bwose wambaye pampa, urabikunze? N'ubu ndazambara, n'ubu tuvugana reka bikwereke ko nzambara. Oya. Yesu Kristo. Wabibonye? Ceceka rero. Nk'abantu mwe ntabwo byoroshye. Tagira ubwira ibyo ubonye, ko ngewe twarwana. Twarwana sha. Sikirwana wumva guzabiki. Ngewe se. Ngewe nkiri umwana numvaga ngewe nabo umuzimu w'umutinganyi wakasa mutwe. Oya? Nibyo numvaga ngewe nizo nzozi. Nubwo ari ukunda abana. Ndi umuhungu ariko ndarongorwa. N'abandi bagabo bagenzi banjye duhuje igitsina barakurongora. Ndarongorwa. Guys, hari akantu nari naraberetse ejo bundi muteraho commentaire, ariko I think ntabwo nakaberetse neza. Ndi fier yabyo rwose, ndabyishimiye, nishimiye kandi icyo ndicyo. Ngira ngo murabibona, anambara nk'abakobwa ariko nta mabere nshyiramo, kuko nabankunda basiko ndi umuhungu. Kabiri, iminsi ya Nowa, ngira ngo iminsi ya Nowa ni ukwivanga kw'abana b'Imana n'abana b'abantu byabyaye ikintu kibi. Umutwe w'amagambo ari mu Itangiriro igice cya 6 y'ubwayo nzikavuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Ese abantu twavuga ko abatarahindutse baba ari abahe? Ni amadini yahita guhakanira. Ariko reba hano, Daniel
yari yarabivuzeho avuga neza yuko ibyuma n'ibumba mu gice cya kabiri nibimara kwivanga ngo bakavanga abana b'abantu ngo n'abana b'Imana ngo bamaze kwivanga n'abana b'abantu ngo hazaza ibuye ritazanwe n'intoki z'umwana w'umuntu ahubwo ngo rizaba ari ibuye ryarindi abubatsi banze ryarindi Yakobo yiseguye ryarindi ryabuye Dawidi yateye Goliyati ryabuye ryanzwe n'abubatsi ryavuzwe muri Yesaya 28 ngo ndashyira muri Siyoni ibuye risitaza nuko ngo uzarigwaho uwo nguwo ngo azagira amahirwe ariko ngo rizagwira we rizamumenagura iyo abatwaye tugize amahirwe abantu bacu iri buye rikabagwira usibye ko byo ntibyaba ari amahirwe keretse ahubwo barigwiriye nge ndumva ari byo byaba ari amahirwe bakarigwira nibwo baba bafite amahirwe ariko iryo buye ngo niryo rizaza ibyuma n'ibumba nibimara kwivanga kuko ngo ibyuma n'ibumba bitajya byivanga ariko ngo nibamara kwivanga n'abana b'abantu ngo ibuye ritashyizweho n'umwana w'umuntu rizaza reba nawe undebera ahangaha ibintu bidakunzwe cyane kubera ko nta muntu n'umwe dufite ushobora gukora ku rwego rukomeye nk'urw'ubwenge bw'ubukorano umuvuduko uri gukuza amajyambere mu bwihute budasanzwe rero icyo tugiye guhura nacyo mu by'ukuri ni ugutinya impinduka idasanzwe igiye kuba mu isoko ry'umurimo ndetse n'ahandi mu bice byose by'ubuzima bifitanye isano nko muri politike n'ahandi rero ufite ihungabana rikomeye cyane muri 2025 ndetse n'irindi rikomeye muri 2035 ndetse n'irindi rirenzeho muri 2045 ndetse n'ahandi gukomeza kandi urebye ku isoko ry'umurimo wenda reka tuvuge yuko uri umushoferi ntabwo uzaba ugikenewe kubera yuko hazaba hari ubusabe bw'umwarimu wa yoga kandi muri ubwo buryo ushobora kuba ufite nk'imyaka 40 bazakubwira bati ntabwo ugikenewe kandi nta nubwo n'umwarimu wa yoga nawe agikenewe imyaka 10 izajya itambuka bazayakubwira bati ntitugikeneye warakoze dufite iyi application y'ikoranabuhanga ihuza ibipimo ndangamiterere byawe n'umubiri wawe igahita imenya buri kimwe cyose ukora na buri mutsi wawe muto wose icyo ukora igendeye ku gihagararo cyawe cyangwa se imiterere y'umubiri wawe izajya ihita inabwira iti nta n'umwarimu wa yoga ushobora kuzuza ibyo bintu akazi kawe nako kararangiye ibi nibyo umwami Yesu yigishaga muri Matayo 24 ku murongo wa 38 ngo uko iminsi ya Nowa yari iri ngo kandi nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure bararyaga baranywaga bararongoraga barashyingiraga baragenda ibyo byose barabikora bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge ntibabimenya iryo ni irangire ry'imbabazi nuko umurongo kurya baravuga ngo kugeza nubwo umwuzure wazuyura batsemba nabwo ntibabimenya ibyo ngibyo ni rwose n'ibyago 7 kuko Maraki yabigarutseho mu gice cya 3 aravuga ngo nuko hazabaho umunsi utwika nk'itanura abibone abasambanyi murumbe namwe abibone mutega amatwi hazabaho umunsi utwika nk'itanura azabaho umunsi utwika nk'itanura uzabatwika babibishingwe nuko ngo nyuma habeho umunsi noneho kuzababoneza mu muriro bose hepfo umurongo wa 19 ngo ariko mwebwe aho wubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo 20 muzaribatira abanyabyaha munsi y'ibirenge byanyu ibi byose ni ibimenyetso twagiye tubona ngira ngo noneho tuvuze ngo hagiye gukurikiraho mwatangira kugira ibintu bikeya twumvikanaho noneho hari ibintu byinshi twakomeje kubona ariko mbere yuko ibyo bindi byo tubyinjiramo ndagira ngo wenda tugire ibintu bikeya turanga nk'uko mubireba ni kuri Jado Penal Music niho twari tumaze iminsi dufite amateraniro biri kugaragara wenda ngewe nk'umuntu navuga ko birashoboka ko ari ayanyuma twagerageje gukoresha live ariko twarikodinze ibyigisho by'ibyahishuwe na Daniel kubera ko ari igitabo cyanzwe cyane muri iki gihe ndetse kukubona no kugufata ukibwiriza mu Rwanda nk'uko kiri ko kukibwiriza ko ntabwo baretse kukibwiriza ahubwo ujye wongeraho ijambo ngo nk'uko kiri biragaragara yuko abantu benshi bamaze kubona byabashyira mu kaga ariko twagize umugisha uyu ministeri yitwa guhumuka no guhuma twungutse abantu benshi basohotse mu madini abayakingiwe abo ngabo bose baza bagana uyu murongo wa guhumuka no guhuma ariko tugira amahirwe batangaza ko bafite ikibazo ntabwo bumva amarenga n'ubwiru buboneka muri Daniel n'ibyahishuwe twahise dukora uko dushoboye rero tubifashijwemo n'Imana duhitamo kurikodinga ibyigisho 28 byose ubwo ni ibyumweru 2 n'ivuna ry'ibyumweru 2 kugira ngo rizanyure muri uyu murongo wa guhumuka no guhuma
noneho abo bene wacu babashe kubikurikira kugira ngo dusangire ibyiringiro. Ngira ngo ubwo kimwe kiba cyanditseho rimwe A na rimwe B, ubwo rimwe A bari mu gitondo, rimwe B ari ku mugoroba. Twarabirikodinze rero ndi kugira ngo tubatangarize uko tugiye gukora rero muri iyo gahunda. Ubwo ndifuza ko ejo bundi uyu munsi turi Friday hano iwacu mu Rwanda, ndekereza ko hari ibihugu nyine bitaragera muri Friday. Mu Rwanda twe turi Friday, turifuza dimanche tugira icyitwa Sunday Talk. Ndifuza ko mwese muratumiwe, tuzaganira amagambo afite umutwe avuga ko tugeze mu gihe cy'amahitamo akomeye. Tugeze mu gihe cy'amahitamo akomeye. Sunday Talk nuko izaba yitwa, muzaza namwe mu byumve mu byirebere, ariko tuzabanza tuganira uko ibyo byigisho byatambuka n'itariki byatangirira. Tugira rero umurongo wa WhatsApp tunyuzamo ibyo bintu tuganira. Abashaka kuwubonekamo murandikira nomero 0788 abari mu gihugu hirya hino murabanzaho kode y'u Rwanda 25. Ubwo rero tukagira umurongo wa YouTube dukoresha, abajya bawukurikira nawo witwa Gumuka no Guma TV. Noneho tukagira naho duhurira online kuri Google Meet. Nibyo ngibyo tuzahaganira uko tuzabigenza. Tuzagira Sunday Talk, icyakora gutangira isabato no mu isabato muzakoresha umutima nama neza, nta butumire dufite, muzakoresha umutima nama uko Imana izagenda ibibafashamo. Hanyuma reka tuganire ku iki kintu. Hagiye gukurikiraho ikimenyetso cy'inyamaswa. Hari ibintu byinshi biri kujya mbere mu isi yacu, hari ibintu byinshi twabonye, hari ibintu byinshi twumvise. Kimwe mu butumwa turi kuvuga, ndatekereza ko ayo materaniro twebwe nk'abari mu Rwanda, ukurikije imyanzuro u Rwanda rwadufatiye, ntabwo byoroshye. Ni nayo mpamvu twasomye iriya Zaburi. Reka twongere dusubiremo imirongo mikeya kuko turaza kuyigarukaho aho yasohoreye. Zaburi ya 2 yavuga ngo niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo, n'amoko yatekereje iki by'ubusa. Abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize bati reka nidushaka turekera aho ngaho. Abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatware bagiriye inama umugaragu w'Uwiteka n'uwo yasize, nidushaka tube turekera aho ngaho. Hari ikintu rero cyabaye aha ngaha, wenda abantu dukeneye kugitekereza. Ndagira ngo mwumve namwe nyine muze kubyumva. Ndagira ngo abantu baze gukanguka babitekereze, kuko nibatabitekereza bazabitekereza igihe cyatinze, kandi kubitekereza igihe cyatinze nicyo kintu navuga ko ari kibi kuruta kubitekereza uzindutse. Kuko kubitekereza, akamaro ko kubitekereza uzindutse, icyo binagufasha nyine kunamenya umwanzuro urafata kandi utawuhubukiye, ukagira uko ubigenza. Ibyo ni ibintu byumvikana. Abantu bagiye bafata imyanzuro huti mu gihe bari gushushubikanwa, bazi uko bigenda iyo umuntu ari gufata umwanzuro ari gushushubikanwa mu ihubi, muzi ko bitagenda neza. None rero icyo twavugaga ni iki? Dore twebwe ibiri kutubaho ni ibi ngibi. Reka wumve neza. Hari abagaragajwe ko bafungiwe kubera impamvu nyinshi. Hari abafungiwe si ugufungana na prayer houses gusa, bambuwe ubuzima bugatozi, bagahita bimura ibikorwa byabo online. Bazi yuko aho ngaho wenda ari ahantu ubutabera cyangwa amategeko atabageraho, ariko bageraho. Ntabwo ari ibikorwa byemewe, kandi turi kubihagurukira ku buryo nabo bagendera ari abemerewe gukora. Abagendera ari ahantu ajijijweho akantu nabo bagendera ku buryo nabo bagendera ari abemerewe gukora, navuga by'amadini byo kubwiriza online, bakabikora mu buryo bwemewe n'amategeko n'amabwiriza. Ariko abandi batemerewe nabo bakabihagarika. Nuko
ngira ngo bakivuga gutya nta kindi kintu uhita wumva guhumuka no guhuma cyangwa se ukumva ahandi hantu usanzwe uteranira. Ibi ngewe mu minsi mike ejo hatambutse nahuye na mushiki wanjye ahitwa mu Ibambiro hano Kicukiro. Mushiki wanjye twashakanye Imana tuyigiriraho umugisha mu gihe cya kera, mu minsi ya kera muri 2010 tuyigiriraho umugisha. Twaraganiriye ndamubaza, arambwira ati ngiye kuva 2020 muri covid sindasubira mu rusengero. Ndamubaza ati ese byagenze gute, waraguye ese warapaganye byagenze gute? Ambwira ati twebwe kuva muri covid urusengero bararufunze, ikindi kugeza n'isaha ntabwo bararukingura. Ubwo rero iyo niboneye akanya nigira mu kazi, umuntu ashaka iyo yigira nyine akagorobereza. Ibyo ngibyo aravuga ati, ndamubaza ati none se kubera iki batabakingura? Ati none se ko twujuje n'ibisabwa kuriya n'ejo bundi banazifunze bavuga ngo nizujuje ibisabwa, ko twujuje n'ibisabwa nibazikingure. Ubwo ngubwo twe twaheze mu gihirahiro. Ndabubwira ati mwihangane bagiye kubakingurira, ariko bagiye kubakingurira mujye muri dimanche abari bo muyiruhukira. Akarambwira ati nugusenga kuko nundi naraguye. Icyo ni kimwe. Ibyo bikurikirwa nuko nari maze iminsi abandi bacuranzi ducurangana twabanaga mu izo nsengero. Umwe yarambwiye nabo barabafungiye, intara yabo irafunze. Arambwira ati se bahora bazamuka bakubita urugendo rw'agahanyu rw'amasaha menshi. Bambwira ati none twarimo ducurangaho, barambwira ati twebwe baradufungiye, ati duteranira hari ku ntara ya Rubengera, ati abandi twigabanyijemo kabiri duteranira Imoriya iwacu. Ubwo ngubwo rero twebwe ntabwo tuzi uko bizagenda. Ati none se mwamwujuje ibisabwa? Ati reka dati none se twari turi no kubaka, atariko n'ibisabwa twarabyujuje nabyo ntabwo badukinguriye. Ati twaheze mu gihirahiro, twaheze hagati na hagati, ntabwo tuzi uko bizarangira. Okay, icyo ni kimwe. Mbaza uwo mushiki wanjye ni none se korali waririmbagamo byagenze gute? Ati korali bamwe babaye abapagani, tabandi bagisigaye ngo kuva reba nawe kuva Ibambiro ujya Remera, tabandi ni ukujya gusengera Remera, tabandi babishoboye bagiye bajya mu nsengero zitandukanye. Ngo hari abahise bagira mu nsengero z'abagatulika kuko ari rwo rubegereye, abandi bigira ubwo namwe murabyumva nuko yambwiye. Ibyo bintu ndikumva hari ikintu bibabwiye kubijyanye n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Abantu wenda bashobora kuza kwibaza ikibazo bakavuga bati none kuki ari mu Rwanda? Ngewe nizera ubuhanuzi bw'ibibera mu Rwanda nk'ubuhanuzi bw'ibibera muri Amerika rimwe na rimwe. Iryo jambo rimwe na rimwe uryumve. Kubera iki? U Rwanda ni amasezerano ari Paris cyangwa se Paris Agreement. Niyo wajya muri Google ukandika Paris Agreement uraza kuyabona. Page ya 237 harimo ikintu cyitwa inyandiko ya Laudato Si, ya gishumba yitwa Laudato Si. Harimo care on our common home cyangwa se kwita kuri mama ari wese. Harimo amategeko y'ikirere mwarayabonye 11 yavuye hariya ku musozi Sinai. Kuri ayo masezerano y'i Paris, igihugu cyitwa u Rwanda nicyo bashyize kuri table d'honneur. Table d'honneur rero ni iki? Ndagira ngo mbere yuko njya kuri table d'honneur mbaho umwanya muto yababivuga. Murakoze cyane. Niyo mpamvu navuze ziriya ntego nyamukuru eshatu muri iriya nama turagaragara cyane, kubera ko nk'iyo urebye igihugu cyacu nicyo gihugu cya mbere muri Afurika cyatanze gahunda ivuguruye gushyira mu bikorwa amasezerano mpuzamahanga y'i Paris, NDC. Icyo cyonyine kuba mu nama bashima bakavuga ati u Rwanda nicyo gihugu cya mbere cyatanze iyi gahunda yo gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Paris, kandi koko baza bagasanga ibyo bikorwa byarakozwe. Ngira ngo mu mwaka washize mwabonye ko twakiriye inama ngira ngo murakomeza mu byumve mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ibihe, bodi ya GCF, kuba bose
bavuye imihanda yose bavuye mu bihugu byose bakaza guteranira hano mu Rwanda bagafata iminsi 2 yo gusura ibikorwa byatewe inkunga na kiriya kigega bagasura abaturage bubakiwe imidugudu ihangana n'imihindagurikire y'ibihe, bagasura ibiti amashyamba yatewe, bagasura ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Ni ikimenyetso kigaragara kuko ya table d'honneur cyangwa se na rya jambo ryacu turivuga rikumvikana kuko riba rishingiye ku bikorwa bifatika. Kugira ngo murakomeza mu byumve, ariko nk'uko mubireba amasezerano y'ipari nta kindi ni ukwita kuri mama ari wese cyangwa se guhisi ikiruhuko. Ibyo rero u Rwanda ruri gukora nk'igihugu kiri kuri table d'honneur ruri gushyira nyine mu bikorwa ibijyanye n'amasezerano y'ipari. Ibijyanye n'amasezerano y'ipari twabonye ko igikuru ari uguhisi ikiruhuko. Rero niyo mpamvu ngiye bituma nizera igihugu cy'u Rwanda ubanuzi bukiberamo nk'ububera muri Amerika. Kubera iki? Nuko Amerika navuze rimwe na rimwe ariko iryo jambo muze kurizirikana hatagira abantu baza kumerera nabi, kuko ibyaje igice ya 13 kitubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyamaswa y'amahembe abiri, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yafashe u Rwanda igira ahantu h'ubushakashatsi cyangwa se nasari cyangwa se pipinieri yo kugeregerezamo ibintu ishaka kuransa mu baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero Rwanda ubwo wafata nka kapitali ya Amerika mu bijyanye n'ubushakashatsi, haba ikoranabuhanga, haba innovation, haba muri Paris Agreement. Kuki se Paris Agreement kuri table d'honneur batashyize Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Kuki Paris Agreement table d'honneur nk'uko tubizi ni abantu baba hafi y'umugeni, umugeni barya bakora ku meza ku buryo ifoto bisa neza, abakobwa bakoraho ni abantu abakobwa nyine ubwo ndi muri kubyumva ni ibyaje ya 17 abamarayi bamaraya nyine ubwo muri kubyumva nyine abantu bakora kuri table d'honneur dukoresheje Bibiliya abamaraya tubona ko ari amadini, ariko abakora kuri table d'honneur bo ni abakobwa n'umukobwa w'indobanure hatagira ariko umuntu uvuga ngo mvuze ko abakobwa bakora kuri table d'honneur ari indaya, ahubwo naringereranije ibyaje igice ya 17 hatagira ibinkira mu kaga. Ahubwo abakobwa narindi gusobanura ubwiza bw'abantu barobanuriwe kujya kuri table d'honneur ni abantu baba barobanuwe bacaguwe, abantu beza bararyoshya ifoto, ibintu bikaba bigaragara neza. Hirya ya table d'honneur aba hari nyine abageni, umugeni turamuzi n'umukwe muri iyi gahunda y'ibyahanuwe ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Roma, hamwe Luther yanditse ngo intebe ya Satani iri Roma, Papa kandi akaba ari we cya kiyoka cyavuzwe. Ibyo ni intambara ikomeye ni kwitubwira. Ariko rero nubwo bimeze bityo ntabwo kuri table d'honneur bahashyize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Table d'honneur ni groom na bride na groom, ubwo ni abariyo turabazi. None twebwe iki ngiki ngiye gituma nitondera ubuhanuzi bw'ibibera mu Rwanda. Kimwe tuzi neza amagambo turugana kuvuga ngo ikigiye gukurikiraho ni ikimenyetso cy'inyamaswa, bagiye gushyiraho ikimenyetso cy'inyamaswa. Bavuze ko hari ijambo hano ngira ngo mwumve, hari amatangazo batanze abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Batubwiye neza yuko ngo online abimukiye online insengero barazifunze ntibanyurwa. Mu gufunga insengero batanyuzwe hakurikiraho ikitwa wenda kugerageza kubabwira ibisabwa, ariko baragerageje ariko byaranze. Ariko se ko ari nizujuje bya bindi bazisabye barangiza ntibazikingurire. Icyo ni ikintu ugomba guhita wumva neza. Ni kimwe mu bijyanye no kugira ngo bashyireho ikimenyetso cy'inyamaswa, nicyo ari yabavuze, kugira ngo bose bagendere under control. Ikibwirizwa kibe cyemewe na leta, ikibwirizwa kibe kijyanye na gahunda ya NDS cyangwa se iriya gahunda y'amasezerano y'i Paris. Ni ukuvuga ngo hatazagira umuntu uyobya abaturage. Hari ikibazo rero twari tumaranye iminsi, twari tumaze iminsi turi mu kaga, twibwira yuko ibintu biturangiriyeho biboneka mu byahisho igice cya 13 harimo umubare w'inyamaswa, ni naho hano bashyize ubwenge. Bari baratubwiye neza yuko mu kwezi kwa 8 abantu bose baraba bawufite n'abana, ubu bamwe bagiye mu mashuri, abandi byarabayobeye, abandi bahunze u Rwanda, abandi bagize gute, ariko bamwe bagiye kuwakira, bamwe bagiye gufata uwo mubare. Ariko hari ikintu kimwe batubwiye hano, baravuze ngo uyu mubare wawe uzawupfana. Byumve neza nawe, reba amatwi yawe yatega icyigisho, amaso yawe yarebesha imbere urebe. Reba ruza
nabonye message kuri Twitter kuri X bambwira ko hari gahunda yo kubarura abantu bakoresheje indangamuntu itagendanwa. Ubwo nibyo naje kubaza kuko nta makuru nabonye ahagije, nahageze baransobanuriye baranambaruye, bambwiye ko hari igikorwa kizaba nyuma y'iki ngiki kiri kuba ubu ngubu, je bikaba bitazansaba kongera kwibaruza, nzahita nifotoza. Ubwo rero numva ari byiza cyane. Hanje hari indangamuntu nataye bwa mbere, ubwo ikibazo cya mbere bizakemura ni ugutakara kw'indangamuntu bya hato na hato kandi bikagorana kongera guhita uyibona. Ikindi ni uko ushobora kuba utayigendanye mu mufuka, hari igihe ushobora kuyibagirwa, ariko kubera ko ari electronique atari yayindi iri physically ugendana, ushobora gukoresha telefone ukaba wahabwa serivisi mu gihe waba wayibagiwe. Irangamuntu izaba itandukanye kuko izahabwa abantu bose, izahabwa kuva umuntu akivuka kugeza ubuzima bwe bwose, izahabwa kuva umuntu akivuka kugeza ubuzima bwe bwose. Uyu mubare uzawupfana, ntabwo tuzi aho uzaba uri kugira ngo upfane, ubwo uriko birumvikana umubare uzaba ukurimo nyine, kandi niko birivuga, uvuga ko umubare uzaba uri mu muntu mu kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga niho uzaba uri, kandi koko mu ruhanga nyine ubwo namwe murabyumva. Twabibonye muri Daniel igice cya 2 ngo nibamara kuvanga urubyaro, ibyo umwami Yesu yari yabyigishije uko iminsi ya Nowa yari iri. Twari tuzi neza yuko barahita bataka, ariko hari ikintu bakunze gukoresha cyitwa essay cyangwa se probation, gutuma umwanzi duhanganye nawe yibwira ko turi kure kandi twamugezeho, no gutuma umwanzi duhanganye nawe yibwira yuko twamugezeho kandi tukiri kure. Hari imwe rimwe muri ibyo ngibyo ryakoreshejwe. Noneho nawe uze kumbwira umubare w'inyamaswa uriteguwe, uboneka mu irangamuntu koranabuhanga. Ikindi, ifaranga rigomba gukoreshwa muri iyo rangamuntu koranabuhanga rimwe ryiswe CBDC, ngira ngo muri Aziya muri kubibona niho byahereye. Reka Bori ababwire. Bori. Well, thank you. I'm Yego happy neza, that you murakoze. asked that question. Ndatekereza ko bajije ikibazo cyiza kubera yuko CBDC is ifaranga going to be the ry'ikoranabuhanga future currency niryo rigiye of kuba the ifaranga ry'isi yose, and it is necessary that every kandi ni central bank, ingenzi every ko country buri banki yose nkuru mu gihugu ikora ku ifaranga ry'ikoranabuhanga. Hari impamvu rero y'umwihariko iri gutuma mvuga ibi ngibi. Amafaranga asanzwe arakomeza akore kubera ko nayo ni uburyo bumwe dukoresha dukenera, ariko mutekereze igihe habayeho nk'ikibazo rusange cy'ikoranabuhanga, murabizi twakibaza ni gute amafaranga yakomeza guhererekanwa. Niyo mpamvu amafaranga asanzwe nayo arahaguma. Urabyumvise. Mu Rwanda naho ngo 2026 niho ifaranga riratangira gukora, rirakoreshwa mu gihe cy'ikimenyetso cy'inyamaswa. Ndagira ngo utega amatwi neza 2026 kuko nshaka kuza gutega amatwi ibintu biri muri 2026 byinshi ku ifaranga koranabuhanga. Ifaranga koranabuhanga cyangwa se iyitwa digital currency igiye gutangira gukoreshwa mu Rwanda bitarenze 2026. Kuri ubu harimo gutegurwa bitarenze 2026, ariko mu ijambo ngo kuri ubu amategeko na politike byihariye bigomba kugenda ikoreshwa ry'iri faranga. Wasinzira, wabyemera, utabyemera, wabishaka, utabishaka, wakitegura, utakitegura, ibyo ni imibare yawe, ni imitekerereze yawe. Nta kibazo ubyitegure cyangwa ubyihora, ariko ngo ubwo usinziriye udashaka kwitegura ngo kuri ubu hari gutegurwa politike n'amategeko azagenga iryo faranga. Ni iki rero kiri gutegurwa? Nuko mu mategeko agenga ukiremwa muntu ntabwo harimo kugira ngo umubiri w'umuntu ntabwo ugomba kwinjirirwa, kandi iri faranga rizakoreshwa ari uko habanje n'iranga muntu, bizakoreshwa ari uko habanje kwinjirira ikiremwa muntu, babanje gutobora umuntu nyine. Harari avuga yuko icyorezo cyabafashije gufungura imiryango kugira ngo bongeremo amakuru yaburaga y'ibipimo ndangamiterere. Mbese amakuru y'ibipimo ndangamiterere ni ayahe? Ni amakuru y'ibibera mu mubiri wanjye mo imbere. Ibyo twabonye kwari ukwishyira hamwe kwa leta kugira ngo yakire amakuru y'aho tujya, ibizabo duhura nabo, ibizina mu video tureba. Noneho gahunda ikurikiyeho ni ubugenzuzi bugiye kubera mu ruhu mw'imbere. Nuko noneho iki ngiki ni ikintu kigomba kubanza gushyirwaho mbere y'uko ikimenyetso cy'inyamaswa gishyirwaho. None tubonye ifaranga rigomba gukoreshwa mu kimenyetso cy'inyamaswa rirahari. Kabiri, irangamuntu igomba gukoreshwa mu kimenyetso cy'inyamaswa irahari. Gatatu, tekinoloji igomba gukoreshwa mu kimenyetso cy'inyamaswa irahari. Ibintu byose twari dutegereje uyu mwanya birahari. None igisigaye ni iki? Reba n'amazi ubwayo, reba nawe n'amazi nayo ubwayo
nayo bayashyize mu ikoranabuhanga. Abatuye umujyi wa Kigali bakiriye neza ikoranabuhanga ryo kuvoma amazi wishyuye nk'uko bikorwa mu kugura umuriro w'amashanyarazi. Ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi isuku n'isukura WASAC Group cyagaragaje ko ikoranabuhanga rigiye kugezwa no ku mavomero yo mu ngo. Ni inkuru yateguwe na Jean Paul Turatsinze. Kuri amwe mu mavomero rusange mu mujyi wa Kigali abaturage baravoma bakoresheje ikoranabuhanga. Umuturage bafite ikarita yashyizeho amafaranga ku buryo kuri litiro yishyura ifaranga rimwe kandi akabona amazi ahwanye n'amafaranga yishyuye. Igihe ushobora kuba wagiye mu kazi ugataha bwije nk'abavomesha badahari, iyo uje ufite ikadi uravoma isaha iyo ari yose nubwo bya saa sita z'ijoro uravoma. Ku kijyanye n'amafaranga rero byakemuye byinshi kuko icya mbere cyo hari igihe bamwe bashyiragaho ibiciro byabo ugasanga nyine niba ufite senkani ntiwavoma kandi bwoni tuzi ko ari veni. Mbere twavomaga ino koranabuhanga ritaraza twarategerezaga twaza tugasanga badahari tugategereza bakabona kutuvomera, ariko aho iri koranabuhanga rimaze kuhagerera tuzana amakarita yacu tugakuzaho tukavoma tukitara isaha n'umunota dushakiye. Iri koranabuhanga batuzaniye amakarita ukoza ku cyuma amafaranga 20 akavaho ukava mu jerekani kuzura. Byaradufashije cyane. Umuturage yarazaga agafungura nijoro amazi ararameneka, none ubu ngubu udafite agakarita ntago yafungura ngo bishoboke ngo amazi ameneke. Ushatse waza ari nijoro cyangwa waza mu gitondo uzindutse nta mbogamizi bidutera cyangwa mutere pressure nayo kuzinduka aza kuduha amazi. Ni ikoranabuhanga rije gufasha abaturage kujya bavoma amazi bishyuye mbere, bitandukanye n'uko bazaga kubarirwa muri mubazi yaramaze gukoreshwa. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi isuku n'isukura WASAC Group Professor Omar Munyaneza avuga ko iri koranabuhanga ryatangirijwe ku mavomero rusange rikaba rije gukomereza no ku mavomero mu ngo z'abaturage, ngo ibi bizanafasha no kugabanya igihombo cy'amazi atakara. Aho umuturage afata akantu kameze nk'igiceri twita token cyangwa se abamenyere tap and go akagenda akajya ku ivomo akavishyiraho, niba yashyizeho igiceri cye cy'ijana agashyiraho, niba ari ijerekani ikamukata amafaranga 20 yakuraho, ejo yagaruka ikongera ikamukata ndi kugeza amafaranga yashyize hashizeho akongera akagura agashyira handi. Ibi rero twarabitangiye mu turere tune two mu gihugu, turi kubona bikora neza, ubu tugiye no kubyagura mu gihugu hose. Twabikoraga i Gatsibo, Kayonza, Rwamagana na Nyagatare ku mavomo rusange. Twari tumaze gushyiraho amavomo rusange 200 dukoresha ubwo buryo bw'ikoranabuhanga, ariko kubera ko turi kubona bikora, uyu munsi twamaze guhamagara ba rwiyemezamirimo bifuza kubidukora mu gihugu hose kugira ngo baze. Ikoranabuhanga ryo kugira ngo ukoreshe amazi wiyishyuriye, ibyo bivuze ko nka kuriya mukora mufite za cash power mu ngo zanyu mugura umuriro, nibyo dushaka no gukoresha mu mazi. Ubu twamaze guhamagara abantu bashaka kujyanamo na WASAC, itangazo ryarasohotse, abafite n'icyitwa za smart meters kugira ngo baze tutangire dukora igerageza. Bamwe muzabibona muri iyi minsi mu ngo zanyu, muraza kubona hari abo tuza kuzishyiriraho kugira ngo dutangize ubwo buryo. Ikintu bizadufasha cya mbere ni ukugira ngo umuturage abashe kwicungira amazi ye akoresha, kuko hari igihe tuza nko kumuha fagitire akavuga ngo twamuhaye fagitire ihenze, twamuhaye fagitire nini, noneho ugasanga nabyo biraduteranya. Ikindi nanone ni uko natwe mu kubona amafaranga bizadufasha. Kwikubitira amavomo rusange asaga 200 niyo ari kwifashisha ikoranabuhanga aho umuturage avoma yishyuye mbere. Ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi isuku n'isukura WASAC Group kigaragaza ko mu Rwanda hari abafatabuguzi basaga 380. N'amazi nayo ubwayo nayo bayashyize mu ikoranabuhanga. Bikubireba. Nayo yageze mu ikoranabuhanga. Ubwo rero nta kintu na kimwe gisigaye keretse kigiye gukurikiraho icyo birayise ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibyo rero ngira ngo twebwe twabibonye, ariko aka kantu kamwe irangamuntu nayo yumve ni 2026. Ubu utayifite ngo nta serivisi azahabwa. Uyifite watanze amakuru muri 2025 ni uzahabwa serivisi muri 2025. Tega amatwi wumve. Kugira ngo noneho cyagiye tuzajya kugera muri digital ID nyine serivisi yatangiye gutangwa aho ngaho ni muri 2026 itangira. Aho ngaho uzaba uvuga ngo yego ndemeza, ariko nzi n'amakuru yanjye ahari naya ngaya abitse, naya ngaya nemeje, kandi nzakomeza kujya mperwaho service. Yego. Okay, murakoze cyane. Wabyumvise. Noneho rero reka twigire ku nsanganyamatsiko yacu n'umutwe w'amagambo yacu y'ibyo turi kuganira. Ibindi tuzahurira muri Sunday Talk, igihe cyo guhitamo gukomeye cyangwa se cy'amahitamo akomeye. Nubwo uyu mwanya twebwe nibwo tugomba guhitamo, kuko ababivuze bavuze ko 2026 nibwo systeme y'ikimenyetso cy'inyamaswa
yo kugura no kugurisha iratangira gukora. Ubwo abashyira ikimenyetso cy'inyamaswa wakagombye gushakira hafi aho kuko nacyo kigomba guhita gikurikiraho. Nuko rero ubwo ngubwo 2026 uyu mwanya turi kubura amezi 2 n'igice kugira ngo tube tugeze muri 2026. Njyewe nabyumvise neza aho turi hano iwacu mu Rwanda. Muzi ko u Rwanda ari rwo rwa hostinze amagare ku isi yose. Ubu ngubu imihanda nahoze nyuramo irafunze, umuhanda wa Remera, umuhanda Kabeza, umuhanda Kicukiro, umuhanda irafunze. Tugiye kumara iminsi 10 yose turi muri guma mu rugo abari muri uyu mujyi wa Kigali. Hari ikintu biri kunyigisha. Umunsi dimanche yatangajwe mu Rwanda, nyine twebwe turi kuri table donner, niyo mpamvu ni ibintu byiza kandi u Rwanda koko na bamwe bagiye bagereranya ngo n'igihugu gihindisha amababa, kandi koko amababa nikirana yahindisha. Ariko icyo gihe nzi ko icyo kintu nacyo tuzagira umwanya wo kukiga kuko hari ibindi bintu nacyungutseho muri iyi minsi. Ariko reka twiganirire, wenda mfunguye amaso yanyu ku bijyanye n'ayo abari muri uyu mujyi kugira ngo murebe ku bijyanye n'aya marushanwa y'amagare. Iminsi 10 yose muraza kugerageza murebe nyine kugira ngo mumenye uko mu kimenyetso cy'inyamaswa biraza kuba bimeze. Reka twigire imbere gatoya. Ibi ngira ngo ntabwo ari ibintu byo gukomeza ku ababyitaho bazabyitaho, abatazabyitaho nibashaka bazabyihorere. Ngewe mfite inshingano yo kubaburira. Amaraso yanyu ntabwo ari mu biganza byanjye. Imana nigera igihe cyo kuncira urubanza nk'umuntu w'umurinzi yahaye ikondera kugira ngo ndivuze mwimenyesha akaga gategereje abantu. Ngewe nzamanika ukuboko mvuge yuko ibyigisho kuri YouTube nzabibaha. Bagiye kuzifunga rero izi YouTube, ariko twebwe iteraniro hariya turarifite mu minsi iri imbere, turaganira bazifunge twakuyemo akacu karenge. Reka tujye muri Bibiliya rero. Tugiye kujya muri Bibiliya turebe abigishwa bategerejwe n'akaga nk'akadutegereje babyitwayemo gute. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 tugiye kugisoma cyose, ntabwo ari kirekire. Noneho twumve uko bitwaye, natwe tutazanyuranya kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abatangiye bafata Petero na Yohana, umva ko kaga konyine. Ibyo byonyine birimo ingorane. Abatambyi bari bashinzwe kwamamaza izina rya Yesu nibo bagiye gufata Petero na Yohana. Dore ibyo baba bahugiyemo. Ariko aragira ngo gato mbere yuko ni gute abadivaniste bahamagariwe kuba abantu b'umwihariko mu isi. Bahamagariwe kuba abantu b'umwihariko nk'uko Yosefu yari umwihariko muri Egiputa. Kugeza ubwo abo muri Egiputa bavuze ngo tuzakura he umuntu uri mu mwuka w'Imana nk'uyu nguyu. Abadivaniste munsi wa 7 twahamagariwe kuba abantu b'umwihariko nk'uko Daniel na bagenzi be Saduraka, Meshaki na Abedenego babaye abantu b'umwihariko i Babuloni. Kugeza ubwo umwami perezida ubwe yaje akavuga ati umugaragu w'Imana, mbese Imana yawe yakurinze? Arasubiza ati ko nabonetse imbere yawe n'imbere yayo nta cyaha mfite, ni iki cyari gutuma itandinda? Bamutegera mu magambo ye no mu mategeko y'Imana ye baramubura. Aho ngaho rwose nuko arangije bamutegera mu masengesho. Abadivantisite umunsi wa 7 uyu munsi byamaze bisa nkaho iyo ngingo twamaze kuyihusha. Kuki turahamagarirwa kuba abantu b'umwihariko nk'uko ubwoko bw'Abayuda bwari mu Bamedi n'Abaperesi Ishushani. Hamani ubwo yagambaniraga Morodekayi, neza tubona uko byagenze. Uwari wamanikiwe igiti bamwicaje ku ifarashi bagenda bamutambagiza, uwari wakimanitse bamumanikaho. Abadivantisite b'umwihariko, ndavuza b'umwihariko, ibyo nibyo bigiye kuba kandi niko bigiye kugenda. Imana yacu igiye kubikora nk'uko yabikoreye Daniel, nk'uko yabikoreye Yosefu, nk'uko yabikoreye Abayuda Ishushani. Uko niko bigiye kugenda. Abadivantisite munsi wa 7 bitaye ku nshingano bahamagariwe. Ikindi, abadivantisite munsi wa 7 barahamagarirwa kuba abantu b'umwihariko nk'uko Eliya yabaye umuntu w'umwihariko mu gihe cyo kwirwiyunge rw'umwami Ahabu ndetse n'umugore w'igishegabo witwa Yezebeli. Abantu bameze batyo biringirwa. Izindi ngero namwe muragenda muzuzuzaho. Reka tugaruke ku rugero ruvuga ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Iyi video ngaho nimukomeze nongere mbumvishe ikindi kintu gitoya. Ni gute abadivantisite munsi wa 7 mu nsengero zifunze hafunzemo n'ubwo abadivantisite munsi wa 7 uyu mwanya bakaba bari kuvuga ngo baragira ngo basuzume ko badacuruza ngo badatera inkunga imitwe y'iterabwoba. Tega amatwi nawe unyumvire. Presentation ya nyuma yabaye yari kugira ngo nkuko mubizi RGB n'imiryango ishingiye ku myemerere duhora tugira izi engagements, duhora duhura tukaganira. Hari irindi sesengura ryakozwe ryo kureba imikoranire
y'imiryango ishingiye ku myemerere y'amadini twagenda tubona ibibazo byagiye bigaragaramo ari byo kutubahiriza amategeko n'amabwiriza. Ni nabyo byatumye hari izifungwa mu mwaka ushize, hakaba hari n'izo zagiye zigaragaramo ibindi bibazo byo kutubahiriza gahunda za leta. Hari imiryango ishingiye ku myemerere n'amadini atemera gahunda za leta nko gukingira, gahunda yo gukingira ukabona barayamaganye. Kuri uyu wa mbere nibwo hatangira urubanza rw'abaturage barega leta ku kuba ubuzima bwabo butameze neza kubera inkingo za COVID-19 batewe. Ahangaha mu Budage hari abaturage bavuga ko bakomeje kugerwaho ingaruka bizwi nka effet secondaire kubera inkingo za COVID-19, barasaba indiye. Kuva mu mpera za 2021 nibwo mw'isi hatangiye nyine ibikorwa byo gukingira COVID-19, icyorezo cyari cyugarije isi. Ikigo cy'Uburayi gishinzwe imiti kivuga ko urukingo rwa COVID-19 rwashoboye kurokora ubuzima bw'abasaga miliyoni 20 bwari mu kaga kubera iyi COVID. Ariko mu Budage hari abaturage bemeza ko ngo byatumye ahubwo ubuzima bwabo bujya mu kaga. Hari abasaga 400 batanze ikirego. Kuri wa mbere nibwo urukiko rwitwa Hamburg mu majyaruguru y'Ubudage utangira kumva abarega. Ni ku nshuro ya mbere ubutabera bugiye kwiga kuri ibyo bibazo, na cyane ko ngo ibirego nk'ibi byagaragaye no mu bindi bihugu birimo Ubufaransa, Ubwongereza n'ahandi. Gahunda yo kwitabira ibindi bikorwa, umuganda, kunywa amata, ibintu ubona kandi bigira ingaruka mbi ku baturage no kubabagana. Ibyo byagiye bigaragara mu madini amwe n'amwe. Hagenda hagaragara n'ibindi bibazo by'irondamoko n'irondakarere n'uburiganya byagiye bigaragara nabyo. Twarabibaganirije, abagiye assessment twarabibaganirije, ariko kubera ko duhora dukomezana na dialogue, tukomezana ibiganiro, n'impamvu twanabigaruye hano. Tukaba tunukongera no kubakangurira kuzuza ibisabwa n'amabwiriza n'amategeko kugira ngo abafungiwe bazafungurirwe. Ngo baragira ngo basuzume ko badacuruza ngo badatera inkunga imitwe y'iterabwoba. Tega amatwi nawe unyumvire. Murakoze muyobozi, mwatumije by'umwihariko abanyamadini n'amatorero, n'iki gihangayikishije cyatumye mubatumizaho? Murakoze, ntago ari ikintu gihangayikishije, ahubwo yari kubamenyesha kuri politiki y'igihugu ijyanye no kurwanya iyezandonke no kurwanya gutera inkunga iterabwoba. Nyumvira nawe mu Adventiste umunsi wa 7 umutwe w'iterabwoba mu bari kugenzurwa ngo harebwe ko badashyigikira umutwe w'iterabwoba bumvamo n'abadini. Byagaragaye muri mu isesengura tumaze iminsi dukoze, byagaragaye ko hakeneye kurebwa ku miryango itari ya leta, cyane cyane imiryango yose itari ya leta irimo imiryango ishingiye ku myemerere, fondation, n'imiryango itari ya leta arizo NGOs, kugira ngo turebe ahari risk kuri icyo kibazo cy'iyezandonke no kurwanya gufasha iterabwoba. Impamvu y'ibyo ngibyo nuko hari politiki nshyashya yo kurwanya iyezandonke n'iterabwoba no gufasha ibikorwa by'iterabwoba kubirwanya, kubera yuko nk'imiryango ishingiye ku myemerere by'umwihariko ni imiryango ihabwa amafaranga yose, finance zayo ni mu buryo bwa cash. Ibyo ngibyo rero bizamura risk yuko aya mafaranga yakoreshwa mu buryo butemewe n'amategeko bw'iyezandonke cyangwa gutera inkunga imitwe y'iterabwoba. Nk'uko byagaragaye mu bice byinshi byo ku isi, imiryango ishingiye ku myemerere isanzwe ijya ikoreshwa n'imitwe y'iterabwoba cyangwa n'abandi bantu bari mu gahunda mbizo z'iyezandonke. Badivantiste ku byabagendekeye gute? Daniel ngo bamutegeye icyambere mu magambo ye, icya kabiri baravuga bati mu magambo ye nta cyatumubonye kiretse nitumutegera mu mategeko y'Imana ye, naho bagezemo baramubura. Noneho bamutegera mu masengesho ati tuzamutegera mu cyumba ubwo azaba ari gusenga, naho baramubura. Abo bantu niba Imana igiye kurinda muri iki gihe rero. Umva noneho tugende, dore hano twarebaga rya jambo ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ni irihe ntumwa yigeze icuruza ibiyobyabwenge? Ni iyihe? Kugeza ubwo Abadivantiste umunsi wa 7 musigaye mujya kurwanya ibiyobyabwenge. Ni iyihe ntumwa yarwanyije ibiyobyabwenge? Ni iyihe ntumwa yigeze ijya gusakwa ibisasu, ijya gusakwa kwidashyigikira umutwe w'iterabwoba? Byibuze bigeze banashidikanyaho bakavuga bati kugira ngo turebe ko adashyigikira umutwe w'iterabwoba. Abadivantiste umunsi wa 7, dore rero abatambyi aho baba bahugiye bakivugana n'abantu, abatambyi bazana aho bari n'umutware w'urusengero n'abasadukayo, bababajwe cyane nuko bigisha abantu
bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Babajwe cyane nuko bigisha abantu online. Barabafata maze kuko bwari bugorobye babashyira mu nzu y'imbohe kugeza mu gitondo. Ariko benshi mu bumvise iryo jambo ry'Imana barizera. Umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 5. Amen. Bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, Nana umutambyi mukuru na Kayafa na Yohana na Alexandiri n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru. Ngaho nyumvira, abatambyi bakuru ubwo ni abanyedini uteranyijeho n'abategetsi bose bateranira hamwe. Umva ahantu baba bahugiye, umva ahantu baba bateraniye mbese. Babata hagati barababaza bati, n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Rurabwiriza kuri online rero baramuta hagati yabo bombi. Ati nyedini byabananiye kubivuga, ariko ngo bagiye kugambanira n'ababivuga, noneho ngo babate hagati ya leta nabo ubwabo. Nuko Petero yuzura umwuka wera. Amen. Arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Amen. Abageretseho dosiye, reka twumvire dosiye ko barayiha. Uwo babambye, nyumvira, uwo babambye no muri Covid baramubambye. Ese bageze no mu mpuzamahanga baramubambye, no muri Paris Agreement ni ukumubamba. Uwo mwabambye, twumva uko barabyitwaramo. Uwo mwabambye Yesu niwe buye. Nuko umurongo wa 10, ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu munsi ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Amen. Babura uko babahana babarekura. Tega amatwi wumve. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara, maze bibuka ko babanaga na Yesu. Ahangaha uyu murongo wa 13 urimo ingorane abantu b'iki gihe dufite. Abantu batangiye gutinya, batangiye kunyerera. Ate online umva, muzabe murari amateraniro dukuremo akacu karenge muri makeya. Ariko ngo umwuka wera yuzura Petero na Yohana, bavuga bashize amanga. Nuko ababumvishije baratangara, kuko ngo bazi ko abo bantu batigeze babyigira mu mashuri. Murabizi neza yuko uyu mwanya twebwe mu Rwanda nta muntu n'umwe wemereye kubwiriza atarigishijwe, adafite impamyabushobozi y'ikirenga. Nabyo muraza kubyumva hano, reka mbibashyirireho mubirebe, ishyiramo amaso urebe. Ni iki kigiye kuba ubwo abantu batigishijwe? Mu byaduka dusoma ingingo ya 650 iravuga ngo abantu batabyigishijwe mu mashuri bazajya bavuga ubuhamya bwabo, ngo nuko bisaze abo bantu batekerezaga ko bize cyane. Dore ngibi bigiye kuba rero byagarutse. Nuko ngo kuko babanye na Yesu, Imana idufashe. Iyi dosiye yuko twabanye na Yesu, iyi dosiye twandikweho mu izina rya Yesu, ikwandikweho ngewe nawe. Mu mivugire yacu bigaragare ko twabanye na Yesu, mu myambarire, mu mirire, mu minywere. Nitugera imbere y'aba bategeka bizagaragare ko twabanye na Yesu, kuko guceceka Yesu byo ntabwo byashoboka. Kandi babonye uwo muntu wakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo babasubiza, babategeka kuva mu rukiko, maze bajya inama bati, aba bantu tubagire dute ko bimenyekanye mu batuye Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso cyogeye, natwe tutabasha kubihakana? Ariko kugira ngo bitarushaho kwamamara mu bantu, tubakangishe batongera kugira umuntu wese babwira muri iryo zina. Reka tubakangishe na online, tubabwire, tubakange. Kuko ejo muri twari tugiye kubahiranga muntu koranabuhanga yo irimo umubare, tubona turi kwese ya tubona bahise babihagurukana, tubaye duhagaritse. Ariko noneho reka tubanze tubakangishe, turaza kuyibaha twabanje kubakangisha. Wa mubare barawufata nitubakanga. Bongera kubahamagara
barabategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Petero na Yohana barabasubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo. Kuko iri jambo tuzarigarukaho muri iriya Sunday Talk, nimuhitemo. Kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Nabo bongeye kubakangisha, barabarekura babuze uko babahana batinya abantu, kuko bose bahimbarizaga Imana ibyabaye. Kuko uwo muntu wakorewe icyo kimenyetso cyo kumukiza yari ashagije imyaka 40 avutse. Kumve rero icyo mukwiriye gukora rero, wenda hari barahera kuri guhumuka no guhuma, wenda hari barahera kuri ya yindi nawe ukunda gukurikira. Reka twumve icyo mukwiriye gukora igihe ibintu biraza kuba bimeze bityo. Mwumvise ko umwe bamujyanye, mwumvise ko undi bamutoraguye n'undi bamutoraguye. Iki abitorero ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, atari ririya riri kugenda risubira muri Egiputa ryananiwe gusoma Bibiliya. Ahubwo abitorero bumvise basaba Imana kubaha gushira amanga. Ngiki nta kindi na Mana umukize, oya ibyo kumukiza sebura arakira aruta Martin Luther, arakira aruta Petero wabambwa acuramye, arakira aruta Yohana batetse mu ngunguru, arakira nawe wuzuzeho abandi, aruta shebuja babambye ku musaraba. Ibyo gusengera umuntu ngo akire byo nimushaka munabyihorere, kuko ahubwo mwakabasabiye mu butumwa bwa Marika wa 3 umurongo wa 12 cya 14, nuko ngo hahirwa bapfa uhereye none hahirwa bapfapfira mu mwami, ngo baruhuke imiruho n'imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje. Tuzabigarukaho muri Sunday Talk. Nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo, barabarekuye, amen. Babatekereza ibyo babwiye byose n'abatambyi bakuru n'abakuru. Nabo babyumvise bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye, babwira Imana bati, databuja, iri jambo ryitwa ijwi rirenga hiturishyira mu bwonko bwawe. Tugiye kuvuga ijwi rirenga rero. Bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye. Nk'iyi minsi hariho amacakubiri, hariho abageze mu ijwi rirenga, ngo harimo abageze wenda mu gicuku, harimo abaminutse bambwiye ko ngo bari muri saa 6 z'ijoro. Njyewe n'umutima wanjye wose nizera yuko ibyo natura, nizera ko tugiye kuvuga ijwi rirenga. Ikibiduhesha kuvuga ijwi rirenga ni iki rero? Ni imvura y'itumba nizahesha abantu kuvuga ijwi rirenga. Imvura y'itumba rero niyo ndi kwinginga Imana kugira ngo nyisukirwe, nkararikira n'ubwoko bw'Imana kugira ngo mwitegure imvura y'itumba. Mbese imvura y'itumba izasukirwa abandi. Ingingo ya 696 mu byaduka, nabonye ko nta numwe uzagira uruhare kwihembura keretse ababashije kubona intsinzi kuri buri futi ryose, kubona intsinzi ku bwibone, kugukunda isi, kugenda ukagera no kuri buri jambo ryose na buri gikorwa. Kubw'ibyo rero dukwiriye kurushaho kwegera Uwiteka cyane, turushaho kumusaba ihembura, turushaho kumwegera cyane kugira ngo tuzarushaho kubona imbaraga izatubasha guhagarara ku munsi w'Uwiteka. Dore abanesheje icyo gikorwa, ngewe kubera ko ibyo bintu narabinesha kuri buri jambo, kuri buri futi, kuri buri kizinga, kukwikunda no gukunda isi, kubera narabinesha, ndi gusaba Imana kugira ngo ifashe kubinesha, noneho mbone gusukirwa imvura y'itumba. Nuko rero nzabashe kuvuga ijwi rirenga muri iki gihe tugiye kujyamo, bagiye gushyiraho ikimenyetso cy'inyamaswa. Nuko nimba muri kumwe nanjye, ubwo reka dukomeze twitegure nyine dusaba Imana kunesha kuri buri futi. Nabo babyumvise bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye. Abagomba kuvuga ijwi rirenga bagomba kuba bafite umutima uhuye. Babwira Imana bati, databuja, ni wowe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi umugaragu wawe, ubivugisha umwuka wera ngo. Rya jambo twahereyeho muri Zaburi ya 2 niryo abitorero bari gusengeramo rigiye gusohora. Ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo, n'abantu batekereza iby'ubusa? Abami bo mu isi bateje urugamba, n'abakuru bateraniye hamwe kurwanya Uwiteka n'uwo yasize. Kandi ko Herode na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisirayeli bateraniye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera Yesu Kristo uwo wasize, ngo basohoze iby'ukuboko kwawe n'ubwenge bwawe byategetse mbere, byose bitari byaba. Twebwe iby'ukuboko kw'Imana kwategetse mbere bitari byaba ni ikintu cyitwa ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubu barateranye rero, bagiriye umugaragu w'Uwiteka n'uwo yasize kugira ngo bashyireho ikimenyetso cy'inyamaswa. None rero umurongo wa 29, kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose. Ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo gukize, gukore n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe wera Yesu.
3 bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Amen. Bose buzuzwa umwuka wera. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu gitabo cy'ibyaduka n'umwiteguro w'imvura y'itumba ngo mu itangira ry'igihe cy'amakuba twese twari twujuje umwuka wera ubwo twagendaga tuvuga isabato kurusha uko twari tubivuga mbere. Byumvikane ko itangira ry'igihe cy'amakuba, igitabo cyitwa kwitegura akaga gaheruka riravuga ngo mbere yuko itangira ry'igihe cy'amakuba rigera, ngo mbere yuko imbabazi zirangira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izashyiraho ikimenyetso cy'inyamaswa ari ryo umunsi wo gusenga ku cyumweru, ngo iryo ni ryo rizahinduka itangira ry'igihe cy'amakuba. Byumvikane ko rero twebwe turi mu gihe cyo gusukirwa imvura y'itumba, kuko ngo mu itangira ry'igihe cy'amakuba twese twujujwe umwuka wera ubwo twagendaga tuvuga isabato kuruta uko twayivugaga mbere hose. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana itwungura ubwenge, Imana itwigishe uko dukwiriye kwifata muri iki gihe cy'amagorane ameze gutya, kandi twuzuza umwuka wera kugira ngo tubone uko tubasha guhagarara imbere y'aba batware n'aba bategeka dufite umwuka w'Imana. Igihamya tugiye gusorezaho kiraza kuboneka mu gitabo cyitwa ibyabereye i Minneapolis, ibindi namwe murasigara mubisesengura, tuzahure muri Sunday Talk page ya 95. Nabonye yuko ubutumwa ku Banyalawodokiya bureba ubwoko bw'Imana muri iki gihe, kandi impamvu butigeze bukora umurimo ukomeye ni ukubera ukwinangira kw'imitima yabo, ariko Imana yahaye igihe ubwo butumwa kugira ngo bukore umurimo wabwo. Umutima ugomba kwezwaho ibyaha bimaze igihe byarakingiraniye Yesu hanze. Ubu butumwa buteye ubwoba buzakora umurimo wabwo. Hari ibyaha waba ufite byakingiraniye Yesu inyuma y'urugi, nawe urabizi, wisuzume mu mutima wawe, wisuzume. Wasubiye gusambana, wasubiye kwiba, wasubiye kwikinisha, wasubiye kwica, wasubiye kurya bagenzi bawe ari bazima. Zaburi ya 53 urya bagenzi bawe ari bazima. Nuko rero ahangaha ibyo byaha bimaze igihe byarakingiraniye Yesu hanze. Wisuzume kugira ngo inama y'umugabo wo guhamya ikora umurimo wabwo. Bwashyiriweho gukangura ubwoko bw'Imana no kubahishurira uburyo basubiye inyuma no kubageza ku kwihana, bashyizeho umwete kugira ngo babe biteguye kuboneka kwa Yesu no kwitegura ijwi rirenga rya marayika wa gatatu. Iyo nama y'umugabo wo guhamya iza kuba yaritaweho nk'uko bikwiriye. Imana iba yaragendereye ubwoko bwayo mu mbaraga ikomeye. Amen. Nabajije ubusobanuro bw'ishungura nari nabonye, hanyuma nerekwa ko ryari ryatewe n'ubuhamya bwahuranije buturuka ku nama y'umugabo wo guhamya yoherejwe Abanyalawodokiya. Iyo nama izagira yayo maherezo ku mutima w'uzayakira, izamuyobora kukwerereza ukuri no kugushyira ahagaragara adaciye ku ruhande. Nubwo online bagiye kuhagera, ariko ngo uzakira inama y'umugabo wo guhamya bizamutera kwerereza ukuri adaciye ku ruhande. Abantu bose muri kubona bari guca ku ruhande, buriya nta nama y'umugabo wo guhamya bakiriye. Nicyo hano bivuze, adaciye ku ruhande. Bamwe ntibazemera ubwo buhamya budakebakeba, barabwanze rwose, bazahaguruka baburwanye. Ibyo nibyo bizatera ishungura mu bwoko bw'Imana. Hari abantu bazi ubuhamya ukabona babaye abarakari. Nibyo bitegure gushungurwa rero, bitegure kujya ku ruhande. Nabonye ko ubuhamya bw'umugabo wo gukiranuka butitaweho habe na kimwe cya kabiri cyabwo. Ubwo buhamya bw'ingenzi ari bwo umurage w'itorero ushingiyeho bwahawe agaciro gake cyane, niba ahubwo butaranzwe uko bwakabaye. Ubu buhamya bugomba gutera kwihana kwimbitse. Abazabwakira by'ukuri bose bazabwumvira kandi bazezwa. Amen. Abazabwakira neza bose bazabwumvira kandi bazezwa. Iri jambo rero niryo dusoma mu ntambara ikomeye page ya 126. Ngo ubwo umugari uteye ubwoba uzaba wegereje. Ubwo ni mbere yuko bashyiraho ikimenyetso cy'inyamaswa. Inteko nini yabahamije ubwabo ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko bakaba batarejejwe nabwo binyuze mu kumvira ukuri. Bazava ku kejo bifatanye n'abarwanyaga ubwo butumwa, ngo none igihe bazifatanya n'abisi muri uko kugambira, ngo hazavamo kugambirira ikintu giteye ubwoba. Bazaba babona ibintu kimwe, kandi bamara kubona ibintu kimwe ngo bazahinduka abagambanyi bakomeye ba bagenzi babo, ngo bifatanye n'abayobejwe, ngo ababwiriza butumwa, abagabura bazi kuvuga neza bazakoresha izo mano mu kuyobya ndetse no gukatisha no kugobyora bagenzi babo. Ibyo turi kubona nyine muri iki gihe nuko noneho bagiye aho bagobyoreraga bagiye, turi kubona bagiye kuhafunga.
nuko ngo abagobyoye ba mbere bateraniye mu madini bari mu mavuna, abandi barimo abari kugobyorera kuri YouTube nazo bagiye kuzigenderera, ariko byose biri mu mugambi w'Imana. Iyo Imana ibona igiye kubihomberamo igera ibintu byose ikabihagarika. None ahangaha tubwiwe n'uko inama y'umugabo wo guhamya abazayakira bose baza icyambere ubu buhamya ni bumaramuka bwakiwe neza, icyambere bugomba kuzakorera ababwakiriye bazabwumvira kandi bazezwa. None ngo ubwo umugari uteye ubwoba uzaba wegereje, benshi mu batanze bwa buhamya ngo baziyufura, bazagobyora ntaho batazagobyorera. Umva, haba mu ikoranabuhanga apfa kuba atarejejwe nabwo. Hanyuma mbona marayika wa gatatu, erega hari abandi nta karaba, tega amatwi wumve. Marayika wari umerekeje aravuga ati umurimo uteye ubwoba, ubutumwa bwe buratangaje mu buryo bukomeye. Ni marayika ugomba gutandukanya ingano n'urukungu, akanashyiraho ikimenyetso. Mwumvise? Marayika wa gatatu niwe ugomba gutandukanya ingano n'urukungu. Reka turebe, marayika wa gatatu yagombaga kudutandukanyiriza hehe? Bamwe bahakana ukuboko kw'iburyo, abandi babwemera, hagahita baho gutandukana. Ngiki cyaduteye gutandukana rero. Iyo bamaze gutandukanwa bigenda gute? Ni marayika ugomba gutandukanya imbere ingano n'urukungu, akanashyiraho ikimenyetso. Marayika wa gatatu niwe ugomba gushyiraho ikimenyetso. Biriya bintu byatangiranye no gushyiraho ikimenyetso, cyangwa agahambira imiba y'ingano zikwiriye guhunikwa mu bigega byo mu ijuru. Iyo umuntu ashyizweho ikimenyetso ahabwa imvura y'itumba mu mwuka wera. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 10 harabitubwira, n'igice cya 4 harabitubwira, hatubwira yuko ikimenyetso abantu bazahabwa ari umwuka wera. Nuko rero iyo umuntu ashyizweho iki kimenyetso aba yiteguye guhunikwa mu bigega byo mu ijuru. Ikindi kandi iyo umuntu ahawe umwuka wera aba yiteguriye guhunikwa mu bigega byo mu ijuru, ndetse no guhambirwa mu mibi ikwiye guhunikwa mu bigega byo mu ijuru. Ibyo nibyo bikwiriye kwigarura ubwenge bwacu bwose, akaba ari byo twitaho cyane. Ibi bintu byitwa gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa se gutangaza dimanche, nta mahirwe kuko ni ibyahisho igice cya 18. Ni ijwi rirenga, kandi ijwi rirenga abagomba kuvuga iryo jwi rirenga bacagurirwa muri marayika wa gatatu, ntabwo bacagurirwa muri marayika wundi. Ni ukuvuga ngo rero twebwe turi mu gihe cyo gucagurwa cyangwa se gusukirwa imvura y'itumba, kugira ngo twitegure ijwi rirenga rya marayika wundi wo mu byahisho igice cya 18 ukomeye, wa wundi uvuga ngo iraguye Babuloni uva iburasi. Marayika ukomeye isi uringanira ijuru, isi ikamurikirwa n'ubwiza bwe, akavuga ngo iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi n'ibisiga byose bibi bihumanye kandi byangwa. Bihinduka ibisiga bibi bihumanye. Rero bigenze gute? Aba bantu iyo biyemeje ubwabo kwanga amategeko 10 yose y'Imana, hiyongeyemo n'isabato nayo bakayanga, nibwo ihinduka aharindirwa imyuka mibi n'ibisiga bibi byose bihumanye kandi byangwa. Umurongo wa 4 ukavuga ngo bwoko bwanjye ni muyisohokemo mwe gufatanya. Ngo nibandera ni bwoko bwanjye, ntabwo ari igihiriri cya kivange nk'icyo Abisirayeli bavanye muri Egiputa, ahubwo ni bwoko bwanjye. Mwe gufatanya nayo ibyaha byawo, mwe gufatanya no ku byago byawo, kuko uburakari bwawo bwarundanijwe bukagera ku Mana, kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera ku Mana. Kirakozwe rero niho twerekeje. Iyo tuvuze ngo noneho igikurikiyeho nuko bagiye gushyiraho ikimenyetso cy'inyamaswa, tuba tuvuze ngo igikurikiyeho nuko tugiye kuvuga ijwi rirenga. Nuko 21. Ikindi kandi iyo tuvuze gutyo nuko abantu bari kwakira ikimenyetso cy'Imana, abazaba bacyakiriye nibo bazakora ijwi rirenga, cyangwa se nibo bazakora isaha ya 11. Uwiteka Imana nyir'ijuru ntizigera isohoza amateka yaciriye kuri iyi si bitewe no kutumvira no gukiranirwa kwayo, itabanje kohereza abarinzi ngo batanga umuburo nk'uko ndi kubikora. Ntizigera ishyira iherezo ku gihe cy'imbabazi ubutumwa bwiza butabanje kubwirizwa mu buryo busesuye. Amen. N'ubu ngubu mubona bagiye kubihagarika, natwe tugiye kubanza dukora amateraniro, ubutumwa bwiza bubwirizwe mu buryo busesuye babihagarike. Icyo twebwe tugomba ni Matayo 24 umurongo wa 14. Yesu yigishije akavuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu buryo busesuye. Ubwo nawe ubyumve nyine, buzigishwa amahanga yose kugira ngo kibe igihamya cyo guhamiriza amahanga, kizaba ari igihamya. None ngo Uwiteka Imana nyir'ijuru ntizigera isohoza amateka yaciriye ku isi bitewe no kutumvira no gukiranirwa kwayo, itabanje kohereza abarinzi. Uyu mwanya abarinzi murumva ngo batanga umuburo. Akangiro ngakuyeho amaraso. Umva, ari igihe cyageze nkajya nirwa nishinja ibyaha, Mana nzavuga ko namaze iki. Uyu mwanya umutima wanjye urabohotse ko nta kintu na kimwe kizanjyana mu rubanza ngo ntabwo nabwiye abantu.
ntizigera ishyira iherezo ku gihe cy'imbabazi ubutumwa bwiza butabanje kubwirizwa mu buryo busesuye. N'ubu ngubu tubanje kubuvuga mu buryo busesuye. Amategeko y'Imana agomba kugaragazwa neza nk'uko ndi kubivuga. Ibyo asaba bigomba gushyirwa ku mugaragaro nk'uko biri, ari byo mico yera, kugira ngo abantu bose babashe guhitamo ukuri cyangwa kukurwanya. Ariko kandi umurimo ugomba gusozwa mu buryo bwo kwerereza gukiranuka. Ubutumwa bwo gukiranuka kwa Kristo bugomba gutangazwa uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera yayo, kugira ngo butegurire Uwiteka inzira. Ubu nibwo bwiza bw'Imana buherekeje umurimo wa marayika wa gatatu. Marayika murikirwa n'ubwiza, si yose murikirwa n'ubwiza bwe, ubwo ni marayika wundi. Nta wundi murimo ukomeye muri iyi si wera kandi w'icyubahiro. Nta wundi murimo Imana yubaha cyane nk'umurimo wo kubwiriza ubu butumwa. Imana nayo irabwubaha. Ubu ngubu umurimo turimo turakora Imana irawubaha cyane. Ubutumwa bubwirizwa muri iki gihe cyacu ni ubutumwa buheruka, kandi ni ubutumwa buheruka bw'imbabazi ku isi yaguye. Ushobora kuba uri kubwumva ariko bukaba ari ubuheruka. Abafite amahirwe yo kumva ubu butumwa ariko bakinangira nibite ku muburo, bari kwanga ibyiringiro byabo bya nyuma by'agakiza. Nubwo dimanche itaratangazwa, ariko bari kwanga ibyiringiro byabo bya nyuma by'agakiza. Nta kindi gihe cy'imbabazi kizigera kibabaho. Ijambo ry'ukuri ari ryo handitswe ngo nibwo butumwa bugomba kubwirizwa. Nta nkota yaka umuriro yigeze irindishwa ku giti cy'ubugingo. Ababishaka bose bashobora kukiryaho. Nta mbaraga n'imwe ishobora kubuza umuntu kurya ku mbuto zacyo. Abantu bose bashobora kurya bakabaho iteka. Nabonye abamarayika banyuranamo bihuta. Tega amatwi dusoza aya magambo. Nabonye abamarayika banyuranamo bihuta, ari urujya n'uruza, bamanuka baza ku isi, bongera kuzamuka bajya mu ijuru. Bitegura gusoza kw'igikorwa kimwe cy'ingenzi. Biteguraga gusoza kw'igikorwa kimwe cy'ingenzi. Nongera mbona undi mumarayika ukomeye amanuka aza ku isi, gufatana na marayika wa gatatu, guha ubutumwa bwe ububasha n'imbaraga. Ububasha bukomeye n'ikuzo bwahawe marayika, kandi ubwo yamanukaga isi yamurikiwe n'ikuzo rye, umucyo wari ugose uyu mumarayika warasakaye hose. Turabibonye iby'ijwi rirenga n'ibya marayika wundi. Uwiteka dufashe kugira ngo ubwo uyu marayika wundi umucyo wazaba afite ngo isi zamurikirwa n'ubwiza bwe. Marayika ntabwo ari umumarayika ko mutere, ahubwo marayika bivuze intumwa. Abantu bitwa intumwa rya rindi ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, abantu bazakora muri uyu murimo wa saa 11 cyangwa se bazakora muri iri jwi rirenga, ni abantu bazaba bahawe ikimenyetso cy'Imana ari cyo Mwuka Wera, kandi ari abantu bakurikiza amategeko yose y'Imana uko ari 10 wongeyemo n'iry'isabato. Aba bantu ngo bazaba bafite imico y'Imana, kuko amategeko 10 y'Imana niyo mico y'Imana. Bazaba bafite imico y'Imana muri bo. Niyo mpamvu rero bazaba bari mwiri vuga butumwa rigeranwa na marayika ngo isi yose zamurikirwa n'ubwiza bwabo. Nubwo isi zaba yacuze umwijima kubera itegeko ry'icyumweru nk'uko byagenze muri 313 hatangazwa icyumweru ngo hari hagiyeho age of darkness, dark age. Bari bageze mu gihe cy'umwijima, ariko isi abatigarutse bisa nkaho wongeye kubonekamo agatamuruka gakeya. Isi zongera kugira mu gihe cy'umwijima ryari rero. Igihe cy'umwijima kirongera kugera ubwo harabatangajwe ikimenyetso cy'inyamaswa, amategeko 10 yose y'Imana akuweho, kuko Zaburi tubwira ko amategeko y'Imana ari umucyo. Nuko rero amategeko nakurwaho isi irayibibudikiwe n'umwijima. Matayo 25 kandi nicyo gicuku cyavuzwe muri Matayo 25, nibwo igicuku kiraba kigeze, kandi icyo gicuku nikigera nibwo haraboneka abantu bavuga urusaku rwa mu gicuku ngo umukwaraje nimusohoke mu musanganire. Abo ngabo ni bande rero? Ni babandi bari bafite ikimenyetso cy'Imana, niryo ryitwa ijwi rirenga, kandi niryo ryitwa guhabwa imvura y'itumba, kandi nibyo byitwa kuzanyura mu byago 7. Aba bantu rero bagomba kunyura aha hantu. Maraki twabisomye ngo ariko mwebwe aho bubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Izuba ryo gukiranuka turabibonye ko ari Yesu Kristo. Aba bantu bagomba kuba basa na Yesu Kristo. Niyo mpamvu isi yose zamurikirwa n'ubwiza bw'aba bantu. Nubwo isi zaba yacuze umwijima, ariko haba bakomeye, Imana izaduha kuvuga dushize amanga. Nitwakira ihembura riyikomokaho, Imana izaduha kuvuga dushize amanga nk'uko intumwa zabigenje, kugira ngo tuvuge dushize amanga, kandi koko isi yose zamurikirwa n'ubu bwiza. Ubu bwiza ngo nta muntu n'umwe utazabona. Mu gitabo cyitwa Daniel n'ibyahishuwe igice cya 18 n'ubundi ngo nta n'umwe utazabona kurabagirana k'uwo mumarayika, keretse wa undi wapfuye kabiri
mu by'umwuka kandi waranduwe. Nuko bigiye kugenda, abapfuye mu by'umwuka bo n'ubu barahari, ariko igihe cyabyo tugiye kukibona hari imbere, kuko tubibonye ko bari gushyiraho ikimenyetso cy'inyamaswa. Mbese mwene data, hari ikibazo wakibaza muri iki gihe cyo gushyirwaho kw'ikimenyetso cy'inyamaswa? Amafaranga yayo yariteguye, irangamuntu yayo iriteguwe, ndetse na microchip ziriteguwe, ibijyanye na agreement zo muri Paris ziriteguwe, ibijyanye na common home biriteguwe, ikiza rusange biriteguwe, nta kintu na kimwe ikintu cyaburaga. Amafaranga naba hari uzakoresha mu kimenyetso cy'inyamaswa nta kibazo, umubare w'inyamaswa uzaba hari nta kibazo, ikijyanye mu kiganza cyangwa mu ruhanga nta kibazo, biriteguwe. Ikintu kiri kubura n'uyu munsi, Imana iramutse irekuye ikabaha uburenganzira, uyu munsi ikimenyetso cy'inyamaswa bakagishyiraho. Nta systeme n'imwe iri kuburamo mu bintu Roma igomba kwitegura. Igisigaye ni twebwe tutiteguye. Turatabaza Imana yo mu ijuru kugira ngo idutabare, natwe duhe kwitegura. Iduhe kwitegura ihembura riva ku Mwami Imana. Ubwo ibitonyanga byaryo byatangiye kuboneka, natwe dufashe kugira ngo iyi mvura y'Umwuka Wera igwe mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amen. Reka mbasabe, tuzahura muri Sunday Talk Sunday saa 11 kugeza saa 2. Umwanya uzaba ari uwanyu, ni ikiganiro umuntu wese agira mu ijambo. Muzabe buhari. Reka dusabe Imana kugira ngo iduhembure, yongere kutwuzuza imbaraga yayo, yongere guca icyaha mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Uwera, Imana ikomeye, tuguciriye bugufi kandi turakubashye. Abatware bo mu isi bagiriye umugaragu wawe Uwiteka n'uwo yasize, kandi abanyamahanga bafite imidugararo. Mwami, nta kindi kiri kugaragara nuko ugiye guha abagaragu bawe kuvuga bashize amanga. Ubidukorere nk'uko wabikoreye itorero rya mbere, nk'uko watubwiye ko natwe twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Natwe duha imbaraga nk'iyo wabahaye kugira ngo bavuge ijwi rirenga. Natwe duha imbaraga kugira ngo tubashe kuvugira imbere y'aba bategeka ijwi rirenga, kandi isi yose imurikirwe n'ubwiza bwawe. Ngaho rero ubuntu bwawe bube mu mitima yacu, kandi ubuntu bwawe buherekeze iki cyigisho ku bazacyumva bose, bizabatere gushaka kwiyunga nawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Bintu ni bibiri rero, ni ibihe? Kugwa ku rugamba cyangwa kurutsinda, byose ni ugutsinda. Bye bye. Hazabaho kugongana kw'imyizerere, o bagenzi, igitindijwe n'igihe cy'imbabazi, miyaga ikarekurwa. Iyo ni ntambara tumaze igihe dutegereje. Hakabaho kugongana bagenzi kw'imyizerere, kuma bajya bita biochip cyangwa se verichip. Ako kuma gakoreshwa mu buvuzi bwa none buteye imbere. Ako kuma kagaragaza amakuru iyo ushyize sikaneri, aho ako kuma kinjirijwe umubiri wakakiriye. Hazabaho kugongana kw'imyizerere, o bagenzi, igitindijwe n'igihe cy'imbabazi, miyaga ikarekurwa. Iyo ni ntambara tumaze igihe dutegereje. Hakabaho kugongana bagenzi kw'imyizerere. Isabato Imana ntibayikuraho, imbabazi z'Imana nazo zibakurweho, mu buryo busa no kutugirira neza. O bagenzi, ibintu byose bigiye guhita bita gahunda. Hakurikireho kugongana kw'imyizerere. Hazabaho kugongana kw'imyizerere, o bagenzi, igitindijwe n'igihe cy'imbabazi, imbabazi z'Imana yacu. Iyo ni ntambara tumaze igihe dutegereje. Intambara yegereje. Hakabaho kugongana kw'imyizerere.
ivomera amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa shira umuteto niba ushaka kuzaseka abandi barira injira bwihisho uhamanye n'agakiza jya ugugamo nzisha